Pamfi reka nkubwire wishyira abantu mu rujijo mpamagawe n'abantu benshi cyane cyane bambwira bati mbwira impamvu Pamfire yihandagaje akavuga ngo kujya mu nona posi icyaha ntabwo kujya mu nona ari icyaha ntabwo mbyicuza ntabwo mbyicuza n'uyu munsi ndabisubiramo ahubwo reka tuvugishe ukuri ni ibikomere by'amateka abantu bafite muri bo badashaka ko tubihuza n'ukuri Mariya uri umukozi w'Imana ariko ntabwo wavutse kuko Imana yabwiye so na nyoko ngo nibasambane ariko ntabwo nciriweho iteka ntabwo uciriweho iteka rero ntabwo turi buze guhindura ko Imana yari yaravuze ngo kuko idashaka ubusambanyi n'aba bana bazavuka bazaba ba victime b'ingaruka z'ibyaha none reka nkubwire wewe ari kubwira abantu ati Imana yangaga ubusambanyi mu rwego itashakagamo ibinyendaro ikabivuga gutya naho kubwira abantu ngo abanyinyendaro nibizira nirirwa nkwicaye imbere ndiho ndavuga Imana wowe ntago uri umwe rero wowe uri kumwe na Rutazisire mwese muri gushishikariza abantu kujya mu nona ndetse n'abandi benshi Mariya ikintu nzi nigisha nemerera abantu nuko mu buryo bwitwa kuboneza urubyaro hakorerwamo ibyaha byinshi ntabwo ikibazo ari kuboneza urubyaro gusa ahubwo mugira ubwoba bw'ingaruka z'indwara mukuru kuboneza ntabwo ari byo icyaha cyose Bibiliya itavuze abahanuzi mugena muhimba hirya ku ruhande ntabwo Imana wowe uzana nk'ubuhanuzi bitari muri Bibiliya ugasanga bibusanya na Bibiliya ubusi ibintu byose uvuga biba byavuye cyangwa uyuje ukatubwira ngo Imana yarayimbwiye ngo kugenda gutya bigenzuze Bibiliya natwe Bibiliya twemera ko tugomba kubyara ntaho ivuga ngo muzabyara aho mushoboye kurira hanyuma yababwiye kubyara abana bangahe none se wakabimenye ko nta mubare yakizeho nawe nuze kushyiraho limite mwibeshya abantu ngo impamvu ngo wabyaye ngo warwaye ibibyimba muri nyababyeyi ngo warwaye kanseri ngo nukubera ko ngo wanze kumvira Imana ntabwo ari byo kuko bihaye Imana kubw'ubutumwa bwiza nyamara nabo ntibabura kurwara ibyo bibyimba muri nyababyeyi umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye banza umbwire rero ngo ibintu bagutumye urumva banza Pamfire waravuze ngo imyendaro ngo ntibizajya hajya ngo ntibizajya mu ijuru barambeshyeye icyo ndagihakanye buretse urongera avuga ngo kujya mu nona posi icyaha sibyo ibyo narabivuze ndagira ngo nkubwire ngo ni icyaha cyongere kibi cyaha cyashyizweho nandi cyashyizweho na Mwuka Wera nkuko namwe mutabye kandi ikindi cya kabiri ntabwo Imana yanditse ngo muzabyaramo mushoboye kurera icyo jambo ririmo nanjye rinsomeye hanyuma reka manze nsobanure kuri icyo kintu cya mbere cy'ibinyendaro sibyo abantu bakwiye kumva neza icyo navuze umuntu wese akuri icyo kiganiro ari wa muntu muzima ushaka kumva oya ntabwo ngiye mbyemera gutyo ntabwo umuntu utari muzima ntabwo oya barantuka umuntu utari muzima hanyuma saba gutuka babari bazima nabo oya reka nkubwire mari hari abantu azanwa ku bintu agahita areba titire akumva nk'akayintro gusa ntarebe ikiganiro ngo mve icyo mwashaka kuvuga sinatinyuka gutuka abo bantu bavutse mu buryo bumeze gutyo kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere nuko nukurikira Yesu amateka ya Yesu cyangwa ubuzima bwa Yesu inkomoko ya Yesu uko Matayo yivuga cyangwa uko ayivuga Yesu avuka ku bantu bafite bene ayo mateka gusa muko ko mu gisekuru cya Yesu harimo yanda yitwa Rahabu harimo avuka kuri Peresi kandi n'umwana uvuka kuri Yuda n'umukazana we avuka kuri Rusi muzikara mu Moabukazi ni abantu b'amateka mabi gusa hanyuma ikintu ijambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana riravuga ngo ikinyendaro n'ikibyarwa ntibikaze mu iteraniro ry'abera kugeza ku gisekuruza cyabo cya kane ni Imana avugaga mu Bisiraheli kandi uwo n'umurongo uri muri Bibiliya hanyuma icyo byabaga bisobanuye nuko Imana itemeraga ubusambanyi ntabwo yemeraga kuko kugira ngo havuke ikinyendaro ko habaye gusambana bwari uburyo Imana iri gukora muri discipline no mpamvu muzabona nk'umugore afatwa agasambana yaterwaga amabuye akicwa kandi ryari itegeko ry'Imana bwari uburyo Imana arikoze kugira ngo ice ubusambanyi hari amategeko Bibiliya ivuga amategeko mboneza mu bantu wenda hari wowe gusha ku ntego babwira impamvu ikinyendaro kitazajya mu ijuru cyangwa kitazajya urumva iryo jambo narivuga
wese ikiganiro wakirebye oya naranakirebye no se ugize umva ngo ikinyendaro ntabwo kizajya mu ijoro numvishe uvuga ibyo bintu ngo ibinyendaro ntibyazaga mu iteraniro ry'abera kubera iyihe mpamvu nari nshatse kuvuga iki niba njyewe nawe Mariya duhujwe n'umurimo w'Imana ariko ejo turagiye turasambanye hanyuma ngo uteye inda uwo mwana uvutse tuzamumurika tubwira abantu ngo uyu mwana ari mu mugambi w'Imana cyangwa namahitamo njyewe na Mariya twagize gusambana none se niba umwana yaravutse aciwe te urwo nicyo nshaka gusobanura rero kuba uyu mwana avutse ntabwo Imana yita ku mateka ye mabi gusa ngo ivuge ngo uyu mwana ngo avutse ku busambanyi ntacyo nzamuha niyo mpamvu nango haye urugero rwa Yesu kuko Yesu avuka mu mateka mabi gusa kuri aba bagore Matayo avuga abagore 5 avugamo Rahabu adaka duhere kuri Peresi niwa wa mbere aheraho akajyamo Rahabu ngo ntibabaye 2 hakazamo Rusi amateka y'abo bagore buretse ubwo se ntibabaye 3 hazamo nyina wa Salomo kuko muzi ko Yesu avuka kwa Salomo abo bagore bose si babi ntabwo kukuzi ko David uri umugore kwanga muzanye Batisheba ntabwo ari uko yari umugore we aramwambura undi muntu tugendeye ku mateka y'umuntu rero icyo Bibiliya yigisha nuko kuba Mariya avuka mu mateka mabi we agahitamo kwiyegurira Imana ibyakera byose babishize abicyaremwe gishya ariko Bibiliya kuba yaravuga ngo ibinyendaro ntibizaze mu iteraniro Imana ashaka guca ubwo busambanyi mu bantu ashaka kubereka ko ubusambanyi ari bubi rero niba ngewe na Mariya twebwe irari ritwishe tugakora icyaha twijya kubeshya ngo rega ngo byari umurimo w'Imana ko ngo uyu mwana ngo ari mu mugambi w'Imana kugira ngo avuke kandi avutse ari ibyaha ngewe na Mariya dukoze ahubwo uyu mwana naramuka amenye ukuri akiyegurira Imana yamukoresha iby'umumaro bihambaye ariko ntabwo ari Imana abwiye Mariya na Pamfi ngo nibasambane kugira ngo uyu mwana witwa Samuel kuko Samuel rwe turi kumwe ntabwo wahita ukubitaho kashe ngo ibinyendaro nibizira ariko sibyo Mariya niba urumva iki kiganiro tugisubizemo ko gihari ari nge wavuze ayo magambo ijambo ry'Imana ravuga ngo ibinyendaro none se reka nkwibariza ikibazo ubundi icyo kiganiro wari ukizanye ngo kidufashe iki muri iki gihe ahubwo ni iki cyabafashije mwebwe oya reka nkubwire Pamfile sibyo nta kintu kidufashije ahubwo abwira abantu uti mureke gusambana niba ari cyo washaka kubwira abantu ariko wijya kuzana ibintu nk'ibyo ngibyo kuko twe nta kintu bidufasha nanjye nta budake banavutse muri ubwo buryo kandi mpamya neza ko Yesu anyemera ubwo se uraza kumbwira ngo reka tuvugishe ukuri ni ibikomere by'amateka abantu bafite muri bo badashaka ko tubihuza n'ukuri Mariya uri umukozi w'Imana ariko ntabwo wavutse kuko Imana yabwiye so na nyoko ngo nibasambane ariko ntabwo nciriweho iteka rero ntabwo turi buze guhindura ko Imana yari yaravuze ngo kuko idashaka ubusambanyi n'aba bana bazavuka bazaba ba victime b'ingaruka z'ibyaha bagira bakoze none reka nkubwire wewe ari kubwira abantu ati Imana yangaga ubusambanyi mu rwego itashakagamo ibinyendaro ikabivuga gutya naho kubwira abantu ngo abanyinyendaro nibizira nirirwa nkwicaye imbere ndiho ndavuga Imana wapi ntabwo byavamo ikimbabaje Mari uhigarura icyo kiganiro oya umva nkubwire ibyawo napa sibyo icyo ngicyo twakivuze cyarangiye oya ntabwo twakirangije kuko icyo abantu bashaka kumva nuko tubabwira ibyo ibihuye nuko bo bashaka kumva uzongera ubakorera ikiganiro wikinkoreraho oya nta kiganiro kiruta iki ntabwo ndi bujye kwemera kandi urumva waravuze ukuri yego nta kibazo tubyihorere ntabwo ngewe nigeze banza mu cyo navuze ntabwo nigeze mvuga ngo ibinyendaro ntibizajya mu ijoro ni wavuze ngo iki ngo ni ibizira oya Mari ikiganiro kirahani ngewe gikoze dusome icyo Bibiliya ivuga ku binyendaro oya ndabyumva nabisomye wikuri guvuna none urumva niba icyo gihe cyarabaye Yesu akatugirira imbabazi uracyagarura iryo jambo ry'ibinyendaro wabwiye abantu uti mureke gusambana urumva mwo kubyara abana gutyo ariko ntuzane ibintu byo kongera kuvuga ngo ibinyendaro ngo ni ibizira nyine bo basomye ibyo bintu kandi banaguteza amatwi abantumye kuko ngiye ikiganiro nka kiriya nkireba igice kuko numvaga kitari kumfasha unyibureba titire ngo kujya muri onapo ngo si icyaha hanyuma sobanura ukuntu kujya muri onapo ari icyaha rero ataba icyaha nyine binsobanurire njye imbere yawe none se reka nkubwire wemera mwuka wera cyane mwuka wera se aravuga cyangwa ntavuga aravuga
none se ni ikintu cya mbere Aburahamu Imana yamubwiye ngo iki ngo nagenda abyare yegeze amubwira ngo uzabyara bushoboye kurera oya none se njye umbarira umubare ngomba kubyara niba ubona ntabashoboye Imana yangira abashoboye urumva niba ushoboye babiri na babiri bawe uzi ufite Imana ikuhaye uburenganzira wowe igakuramo akaboko kayo ntabo washobora Mari icyaha kirimo kuboneza urubyaro n'ikiye ahubwo si cyiza kiri kuboneza urubyaro n'ikiye urumva hari ibintu by'imyumvire mufite none se kuki utwakira kandi tuhamya neza ko onapad ari icyaha ntabwo njyewe ntabwo mpakana ibyo muvuga ahubwo mpakana uburyo mubivugamo Pamfi reka nkubwire wishyira abantu mu rujijo mpamagawe n'abantu benshi cyane cyane bambwira bati mbwira impamvu Pamfire yihandagaje akavuga ngo kujya mu nona posi icyaha ntabwo kujya mu nona ari icyaha ntabwo mbyicuza ntabwo mbyicuza n'uyu munsi ndabisubiramo kuboneza urubyaro kuko ibyo areka manze mbisobanura urampa umwanya mbisobanura ibyo bintu ngewe ntacyo nguha cyo kubisobanura umaze kumbwira ko atari icyaha reka tubyihorere rero we bigumane ko kuboneza urubyaro ari icyaha ni icyaha Imana yangurura hanyuma ngewe nzahora mbwira abantu ko kuboneza urubyaro si icyaha kuko ntabwo Imana turemye turi imashini byo kubyara hari ibintu mukwiriye kutitiranya yakuremeye mbese ufite umubare yaba yarakubyiza byara umuntu usoma Bibiliya asome inkuru aza gusanga mu gitabo cyo gutekwa kwa kabiri mu gice cya 23 yibasomere oya babwira basomere ufite Bibiliya muri titire nandi mategeko Imana ari kubaha aravuga ngo umenetse ibinyita bito cyangwa ushahuwe ntakajye mu iteraniro ry'Uwiteka n'amagambo Imana ari kuvuga mu buryo bwo guterana kwera arakomeza aravuga ngo ikibyarwa n'ikinyendaro ntibakajye mu iteraniro ry'Uwiteka no ni ukubera ko mudashaka kumva ijambo ry'Imana ikibyarwa n'ikinyendaro ntibakajye mu iteraniro ry'Uwiteka ntihakagire mu rubyaro rwabo ujya mu iteraniro ry'Uwiteka kugeza ku buzukuruza babo bibihe 10 ubu ntabwo mbese dukwiye kujya mu iteraniro banza utega amatwi ndimo ndasoma ijambo ry'Imana hanyuma turaza kurihuza n'ibihe turimo niba Imana rero iri kujya ku bantu ikabanariza gutya ikakora detaye y'ikintu n'ikindi abantu bavuze ngo kukinavuze ikinyendaro ko kitaguye kujya mu iteraniro ni ijambo ry'Imana ryanditse ufite Bibiliya nawe wisome hanyuma kubera iki byari bimeze gutya Imana irimo iravuga iteraniro ryera irimo ireza itorero uyu munsi muri Kristo Yesu iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abari cyari mu gishya ntabwo mba nkibarwa nk'uwabyawe na ntuza mbarwa nk'uwabyawe n'Imana kuko natangiye mbivuga amagambo nasenze mu mvuga rero ntabwo mba nkibarwa nk'ikinyendaro ntabwo ngewe nari mfite ubusobanuro nari kuvugana n'umuntu twari turi kumwe iyo muvugana hari amagambo musirivora iyo bivuga abantu ntago baba barabigize niyo mpamvu umuntu wese wakurikiye ikiganiro akakirangiza nta kibazo yigeze agira kuri icyo jambo kereka abantu nyine nkawe barebye ibintu ngo bakumva ntibibafashije kubera ko mwakomeretse banza unyumve yego kuko nawe urambwiye ngo narebyeho gato ngo numva simfashije ndabyihorera icyo kintu rero ujyana ibintu byawe uko ntabivuze reka tugaruke korona Mariya ikintu nzi nigisha nemerera abantu nuko mu buryo bwitwa kuboneza urubyaro hakorerwamo ibyaha byinshi ntabwo ikibazo ari kuboneza urubyaro gusa ahubwo mugira ubwoba bw'ingaruka z'indwara mu kuboneza ntabwo ari byo Mari niba ushaka kumenya ko ibyo bintu ari ukuri niba habayemo kwica umuntu kuko umuntu Bibiliya yita umuntu uko birifata umuntu haba umuntu y'intanga ebyiri zahuye iz'umugabo n'umugore zahura nonaha zahura mu munota umwe icyo gihe Imana ibara umuntu ko umuntu aremwe hanyuma imiti wakoresheje mu kuboneza urubyaro niba warakoresheje nk'urugero njya mbyumva ko hari imisemburo bakoresha ihita zikica za ntanga kuko niba umuntu agisama intanga zikimara guhura wenda ari abafata utunini ari abaterwa inshinge izo nshinge zikaba arizo zigenda zigata zifata ryagi ryaremwe zigata zirishwanyaguza mu maso y'Imana n'umuntu upfuye icyo rero icyo ni icyaha icyo ni icyaha kuko ibintu nakoresheje ngewe nitwa kuringaniza urubyaro nakoze icyaha kuko icyaha si kuringaniza urubyaro ahubwo icyaha nuko umuntu wari umaze kuremwa ndamwishe nubwo wenda yarataramara amasaha menshi cyangwa yarataramara iminsi myinshi icyaha rero nubwo bwicanye ukozwe mu aho ngaho icya kabiri kiba mu byaha bibamo kuboneza urubyaro ni iki ni ukuvuga ngo
njyewe Pamfili ndarebye n'abantu ariko ibyana urumva bwabyo sinabana mbyisi ibyana mu mutima wenda n'urugero ibyana umutwaro urabona kuzabarihira kuzagira gute nkakubona imibare nyitewe n'umutima w'ubugugu cyangwa umutima mubi nibyo ndimo kuko nibyo ndi gusobanura nkavuga ati rero njyewe kugira ngo nzabone uko nambara neza ndya neza ntabwo nabyara abana benshi kubera nyine bitewe n'impamvu zo kwikunda nkahitamo ngo sinzabyara urumva icyaha kirimo aho ngaho ntabwo ari ukuboneza urubyaro nkoze ahubwo ni umutima mubi ngiye gusanga nsanganywe nicyo cyaha nkoze ari nacyo kintu abantu benshi bitiranya kuri Onani mu itangira 38 ntabwo Onani icyaha yakoze ari ukwiyaka umugore we wa mukuru we ahubwo biravuga ngo kuko yatekereze ko umwana uzavuka atazamwitirirwa azahita aba umwana wa nyakwigendera kuko mu muco w'iwabo byavugaga ko niba mukuru wanjye apfuye atabyaye ndahita ndongora umugore we hanyuma nzabyara umwana uzitirirwa Pamfili wapfuye hanyuma noneho ngiye nkaba nashobora kwemererwa kugira ngo no gushaka undi mugore hirya kugira ngo noneho nkuru wanjye muryango ibyo bintu niyo mibare Onani yakoze asanga uyu mwana uzavuka azafata umugabane wa nyakwigendera bitume Onani wari usigaye yagiye kuragwa byinshi ahomba ni ikibazo cy'imibare hariya ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo okay ngo namwiyatse hari ibintu abantu dukwiye kwemeranya niba dushaka kuvuga ngo ibintu turajya tubyumva mu buryo bwacu njya mbwira abantu no kujya kwa muganga muzabyihorera kuko umuntu arakubwira ati niba baguteye urushinge niba bagize gute ko mujya kwa muganga bakawongerera ibisa harya byo ntago ari ibindi bintu bivuye hanze bongeye mu mibiri yanyu se ko ibintu bizanyemo imibare myinshi erega abantu kubwira ni abantu batanize urumva ni abantu bari gusenga bakurikije ijambo ry'Imana abenshi hanyuma kuzana ngo intanga ngo zahuje ngo gahura niyo nako bagushyizemo ngo nicyo cyane none se kuyijyamo byo nyine ni mbese kuyijyamo ni tubwira inyungu zo kuyijyamo nta kintu kuko niweho niyo ushyigikiye ndashaka gusobanura ikintu reka manze nsobanure kimwe nako bajije kare Imana abwiye Aburahamu ngo izamuha urubyaro iryo jambo urumva ko Bibiliya ivuga ntigeze imanga izamuha imbyaro yamubwiye urubyaro ni nako oya usome mu Baroma yego umuntu umwe cyangwa nusoma mu Baroma uraza gusanga Paulo asobanura avuze ngo yamubwiye urubyaro nk'uvuga umuntu umwe niko Bibiliya ivuga ntabwo Imana igeze ibwira Aburahamu ngo nzamuha abana yamubwiye urubyaro Bretse yaramubwiye ngo Paulo yandikira Abaroma iyo asobanura iryo jambo urubyaro kwa Aburahamu arusobanura nka ko Imana ari bwiye Aburahamu ko izamuha urubyaro nk'umuntu umwe ntabwo yari mubwiye imbyaro yari mubwiye urubyaro niko Paulo asobanura ibyo bintu reka nkomeze rero icyo nshaka gusobanura Mariya uribuka ko Aburahamu yaje kubyarana na Hagayi babyarana umwana witwa Ishimayeli igihe kiza kugera Sara aravuga ati rero Aburahamu uyu muja wawe n'umuhungu we barimo baransuzugura birukane Aburahamu ahita ajya kubaza Imana ati Mana ndakora iki ajya kubyara uyu mwana ntigeze yibaza ariko ibibazo biravutse ahita ajya kuyibaza arangije Imana aramubwira ngo ibintu Sara kubwira n'ukuri njyewe mu bana twavuganye Isaka ntabwo twavuganye ko zabyarana na Sara ntabwo twavuganye ko zabyarana na Ishimayeli hanyuma rero ndashaka abantu badusobanura kwa kantu noneho niba abana bose Imana ibafata muri ubwo buryo cyangwa abana bose batangwa n'Imana niki gitumye uyu nguyu mwirukana nyuma yuko Sara apfuye Aburahamu yarongoye umugore witwa Ketura babyarana abandi bana 8 muzasanga nta kimana bafataho ansharije kuko muri bo hakomoka Mowabu muzika arabanzi b'Abisiraheli iteka ryose icyo nshaka gusobanura abantu niki Mariya niba wiyemeje kubyara wiza kutubeshya ngo ni Imana ibivuze ngo Imana yagutegetse kubyara ngo noneho ngo byara abantu utazobora no guha ntabwo ari Mariya ntabwo ari ikibazo cyo gushobora no kudashobora ntabwo soma itangira igice cya 18:19 Bibiliya yavuga ngo Imana abwira Aburahamu ngo nadatoza abana be kunyubaha ntacyo twasezeranye kimwe nzasohoza ntabwo Imana iduha abana nk'umubare iduha abana kugira ngo tubarere kuko hari kubyara icyo ni kimwe hakabaho no kurera ubyaye umwe ntubashe kumurera wamba bari ukansobanurira
konge nakubajije ibyo kuboneza urubyaro kungira mwitangira ukangira muri omega mbabari rubwire kuboneza urubyaro icyiza cyabyo ni ikihe bifite ibyiza byinshi uburyo bwonyine bwo kuboneza urubyaro butari icyaha mu maso y'Imana ni uburyo ubwo ari bwo bwose butarimo gukuramo inda kuko icyaha cya mbere ni ugukuramo inda ari nacyo gituma abanyamwuka ashaka kujya mu mwuka akabona mu nda ya Mariya hameze nko mwirimbi nyamara Mariya ntasobanukirwe igitumye umwuka wera abona mu nda ya Mariya aririmbi ni ukubera ko Mariya mu buryo wowe uzi ko bwo kuboneza urubyaro abana barapfira mu nda nyamara we ntabyuze wagiye kwa muganga gusa muganga arakubwira ati mu buryo bwo kuboneza urubyaro wenda turakoresha buno oro iyi Imana yo irabizi neza kubwo buryo bukuramo inda irabaho ikaremwa urasama mu yandi magambo hanyuma wenda ya miti baguhaye ukoresha mu kuboneza urubyaro igahita ikuramo yanda icyo gihe Imana nibona Mariya izakubona nkaho mu nda yawe ari mwirimbi kuko amaze kugwamo abana benshi we ntiwari ubizi izakwihanisha kubwira ati Mariya mu nda yawe habaye irimbi ariko ntabwo ikibazo ari uko waboneje urubyaro ikibazo ni uburyo wakoresheje mu kuboneza urubyaro none se ubwiza ni ubuhe butabusobanurira none se Mariya reka maze nkubaze ubwiza ni ubuhe butagaragara nkaho ari irimbi mu nda nagusobanurira nakubwiye ngo uburyo bwose ntago babuzi icyambere impamvu ya mbere guteye kuboneza urubyaro nicyo kintu cyambere ko kwanza gutekereza impamvu ya mbere kuko impamvu ubwayo ishobora kuba icyaha kabiri no impamvu yo kuruboneza nyine ni icyaha none se wakabimenye oya ntabwo ari byo none se impamvu nshobora kuboneza urubyaro ku mpamvu nziza wowe ukabiboneza ku mpamvu mbi kuko ibi Mari reka ibi bintu sinzigira mbyemera na rimwe icyaha cyose bibiri tavuze abahanuzi mugena muhimba hirya ku ruhande ntabwo Imana wowe uzana nk'ubuhanuzi bitari muri Bibiliya ugasanga bibufanya na Bibiliya ubu si ibintu byose uvuga biba byavuye cyangwa iyo uje ukatubwira ngo Imana yarayimbwiye ngo kugenda gutya bigenzuze Bibiliya natwe Bibiliya twemera ko tugomba kubyara ntaho ivuga ngo muzabyaraho mushoboye kurera hanyuma yababwiye kubyara abana bangahe none se wakabimenye ko nta mubare yakizeho nawe nuze gushyiraho limite njye wigeze nkubwira ngo ubyara aba reka ahubwo waravuze ngo nituboneze urubyaro urambeshye ijambo ntaryo navuze kandi nubu bisubiyemo ngo tuboneze urubyaro si icyaha Mariya muri Bibiliya nta kibamo ahubwo ni mutandukanye ibintu Mari reka nkubaze mu mategeko y'Imana none kuki uvuze ko abantu baruboneza mu nda yabo baririmbi nicyo nagusobanuriye nyine hari inyumvire ufite oya nta myumvire mfite oya Mariya ahubwo twese turinjije imwe mwarize mudusobanurire rero iyo abaga nibuze ibyo mwabyemeraga mukabyemera ubusobanuro ufite ntabwo buri kumvikana umwana avahe Mari uri kuvuga uti umwana avahe iyo uboneje urubyaro umuntu akajya mu mwuka abona inda yawe ari irimbi sikuvuze ntabwo ari byo nagusobanuriye wumvisha ibyo washaka kumva wowe oya nagusobanuriye ndakubwira ngo ushobora kujya kuboneza urubyaro bagakoresha uburyo muganga ahita guha uburyo yiboneye wenda bushanzwe hanyuma kuko wowe utazi iby'ubwo buryo bugiye gukora mu mubiri wawe we ntubizi uzi ko gusa waboneje urubyaro wasenga Imana ikubwira ngo mu nda yawe habaye nko mwirimbi kubera iki uko ubonanye n'umugabo urasama mu gihe gikwiye cyo gusama urasama hanyuma ibintu wakoresheje mu kuboneza urubyaro bigahita bikuramo yanda wowe rero ntubimenya ariko Imana irakubara nk'umuntu wapfushije cyangwa wishe none se ko wize kujya udasobanurira abantu uburyo bakwiye kuboneza urubyaro Imana isobanura udashaka kumva urashaka ko ngo mvuge ngo nuko rero ngo nimuze kwa Pamphile mfite imiti iboneza urubyaro ntabwo ari byo ahubwo banza utekereze ku mpamvu ugiye kugutera kuboneza urubyaro nicyo kintu cya mbere umuntu akwiye kubanza gutekereza kabiri iyo mpamvu ni wumva yumvikana kuko erega dufite umwuka wera kabiri uburyo ugiye gukoresha mu kuboneza urubyaro bukora iki mu mubiri w'umuntu butuma hadashobora kubaho gusama cyangwa butuma uwasamwe ahita yicwa basobanurire niba uburyo ukoresha mu kuboneza urubyaro Mari icyo ushaka ko nkora ntacyo ndi bukore ahubwo uwo mbwira we aranyumva ndabizi neza ntabwo ngewe ndi hano Mari no impamvu mbikubwira uburyo bwo kuboneza urubyaro twese tujya kwa muganga oya ariko ntabwo ari byo twabigenza dute ariko subwo Mari urigira nkaho uri kwigiza nkana niba urugero niba muvuga ngo hari uburyo buri naturel bwa karemano umugore ashobora kwicara akabwira umugabo we ngo ndi mu burumbukire ko uyu munsi twe kubikora mbese nibyo washaka kutubwira ntabwo ari byo nashaka kubabwira ngo nabwo ni bumwe mu buryo tubwire n'ubundi uyu muntu niba umugore abwiye umugabo we ati ndi mu gihe cy'uburumbuke tubikoze nasama
reka twihe iminsi ibiri imbere. Hanyuma abantu bo mwumva batakoze icyaha, kuko abahanuzi bose bavuga ngo Imana yababwiye ngo mubyare ngo niki, kireka bongeraho ngo kantu ngo ka natirere, ukumva umuntu yongeye ako kantu. Niba kuboneza urubyaro rero mu buryo buri natirere nta cyaha kirimo, mwikwita kuboneza urubyaro nk'icyaha, ahubwo ni mwite ibyaha bikorerwa muri uko kuboneza urubyaro. Icya kabiri dukwiye kwicara tukamenya, abantu bose baravuga ngo Imana avuze ngo mubyare mwuzure isi. Yabwiye nde nande kugira ngo babyare buzure isi? Yabwiye Adamu, bari abantu babiri ku isi. Yongera kubibwira Nowa, bari basigaye ari 8 ku isi. Nta wundi muntu Imana yagize ibwira. Abraham Imana abwiye ngo abana bazabangana n'umusenyi wo ku nyanja n'inyenyeri zo mu kirere. Yabyaye abana bangahe? Ni ukuvuga ngo urubyaro rwa Mariya ntabwo ari abuzabyara gusa, nabo uzagukomokaho bose bitwa abana bawe. Ni nacyo kintu natabasha kumva mu mvugo za Bibiliya. Nk'urugero, nimusoma mu gitabo cya Daniel muzumva Bibiliya ivuga ngo Berushazari, umwami wa nyuma wa Babuloni, yari umuhungu wa Nebukadinezari. Ariko ntabwo ari byo, ntabwo ari umwana we yabyaye mu nda, ahubwo n'umukomoka. Kuko iryo jambo mu Giheburayo iyo bavuze ngo Pamfili n'umuhungu wa runaka, ashobora kuba ari bavuze ngo ukomoka kuri runaka, donc mubise yaba ari sekuruza yaba ari iki. Rero Abraham Imana abwiye ngo azabyara abana bangana n'umusenyi wo ku nyanja, kuko abana ba Isiraheli ntibigeze babarwa n'uyu munsi ntawuzi umubare wabo, ariko bose bakomoka kuri Abraham. Ni isezerano ry'Imana kuri Abraham. Ntabwo bivuze ngo Mariya rero uzabyara abana 20 kugira ngo usohoze iryo sezerano. Icya kabiri dukwiye kumenya Mariya, nta babyaye babiri bagahita bahagarara kandi nta ruhare babigezemo. Kubera iyihe mpamvu? Icyo nacyo dukwiye kukimenya. Rero twe kugira imyumvire ivuga ngo reka tubyare. Mari uzi ko mwese abantu muzi ubwenge, turicara tugatekereza. Nimutekereze niba twuko twararemeye kugira ngo tubyare. Intanga za Yesu zagiye ko Yesu yari umuntu 100%. Paulo intanga zakoze iki? Bare nayo intanga zamaze iki? Bigize bashaka abagore n'abagabo. Bivuze ngo rero ko niba bararemeye kubyara kuko barafite intanga. Ntabwo abantu bose hari abapfuye badashatse se ariko washatse. Niba rero washatse, none ngendagira ngo mbaze ikibazo, kuki tugiramo batarabyaye? Niba dushaka kugira ngo tubyare, ntabwo ari byo. Oya urubyaro rutangwa n'Uwiteka niko mbizi. Ngenge kukubaza ikibazo, urambwiye ati wakoresha uburyo bwa kamere, sibyo? Nuretse ko nge nta nibyo nzi. Urumva mu ibyo ngibyo rwacitse nambutse mubo wabwiye numviyemo gusa. Ubundi ndagira ngo nkubwire kuba umuntu yakoresha uburyo bwa kamere ni ibintu ugenda kwa muganga, sibyo? Bakakora urutonde rwawe na pozi hari. Muri urwo rutonde n'uburyo bwa kamere nabwo buba buhari. Uburyo bwa kamere kuri uwo bwumva gute? Uburyo bwa kamere kuri uwo bwumva gute? No gushaka kutabyara nyine. Gute nyine? Nyine no napo nyine ariko idakoresheje imiti. Hanyuma reka nk'urugero, Mari Salomo yashatse abagore 1000. Yabyaye abana bangahe? None se umubare w'abana yabyaye nge nta wonzi nta nubwo. David yarafite abagore 12. Yabyaye abana bangahe? None se ugiye weho bari kukubaza impamvu ushishikariza abantu kujya muri ona. Icyo kubabwira rero, iyi Imana ibona ko kuboneza urubyaro ari icyaha. Iryo jambo ryitwa kuboneza urubyaro cyangwa se kururinganiza uko umuntu yabyita kose, kuko usibye ko binatandukanye. Kuboneza urubyaro ni ukuruha uburyo bwo no gushyiraho igihe cyo kugira ngo uyu mwana arerwa kure n'uyu mubyeyi asubirane. Kuko mu bintu bya mbere mukwiye kubanza gutekereza, Mari tekereza umuntu ubyaye yabazwe. Hari umudamu nzi yarabyaye atarajya mu mihango bwa mbere, akimara kubyara atarajya mu mihango na rimwe, ashiduka atwite nanone. Babyita gukurira umwana. Ubwo ngo babyita gukurira umwana. Wakubwira ubumuga byamuteye. Ese atwifuza kuko ibi bintu nabyo abantu kwiye kwicara kabitekereza. Uyu muntu ubyaye abazwe 5-6 afite ubuzima. Usurabona ndi umupfu. Ubazwe kangahe? Nge narazibazwe izo nshuro zose. Hanyuma uyu munsi kuki utari kubyara kandi uri muzima? Ndi muzima ariko urubyaro rwarahagaze. Ariko ntabwo nigeze mvuga ngo ngiye murona po. Okay, noneho rero Imana nizi zihagarikira abantu bose. Nizi zihagarikira abantu bose. Kuki we yaguhagarikiye? No biterwa n'igihe. Oya, ntabwo ari byo. Kuko abantu Mari, reka manze nkubaze. Ndi mugongo nk'abagore wenda. Mari, reka manze nkubaza akantu kamwe. Turemeranya ko abantu bavuga ngo
kuboneza urubyaro ni icyaha ariko ngo Imana ngo niyo yonyine ngo yakubonereza abantu batanga ubwo butumwa urika ko bakongeramo njye reka nkubwire singiye kugira ngo iyo ubwira abantu babwira ko Imana yakubonereje ubu ntubwira abantu ko Imana yakubonereje ninde subimbaza abona mfite narabyaye abana 10 nta muntu wambaza icyo kintu yego urumva kuko bazi ko ntako ntagize icyo kintu rero reka nkubwire sibyo ubusobanuro wampa bwose ntabwo ushaka kubwumva oya ku giti cyanjye ntabwo bwanyura umutima wanjye ahubwo abumva Beura bazakurikize Mwuka Wera uko azabayobora icyo nicyo kintu ahubwo ntibazumve iriya nyigisho wabahaye yo kuboneza urubyaro ngo mwamubyara abana ngo ugasanga ngo babuze uko bajya ku mashuri ngo ugasanga muriho muracumuzwa nabo hanyuma ibyo byo urumva ari ikintu icyo nacyo nicyo ndagira ngo tubyara abana bajye kuba mayibobo none se ni bangahe bababyaye kandi ari nabakeya ari 2 cyangwa 1 bakaba mayibobo ariko ibyo nanone mwikwitiranya ibintu kuko icyo gihe nanone Imana aremye umuntu ari mwiza aragoma kugoma k'umuntu rero none se kuba abana byaba baha kugoma k'umuntu si ubushobozi buke bw'Imana ni amahitamo umuntu yagize nawe niba ntacyo utakoreye umwana wawe kugira ngo umuhe ibimukwiriye nk'umubyeyi kuko mwitonde mari mujye mutekereza ko umuntu yaremwe ari cyo kiremwa cyanyuma Imana yaremye yaremye ibiryo byose yaremye ibintu byose umuntu azakenera ibona kure mu muntu mwe mugiye kubyara mwamaze gutekereza ko hazaza h'abana uyu munsi muravuga ngo Imana avuze ngo tubyare twuruzire isi u Rwanda rwamaze kuzura isi yose yamaze kuzura kuko ikimenyimenyi nta butaka buhari budafite nyirabwo icyo kintu twicara tucyumvikana bwamaze kuzura ni ubuhe butaka buhari budafite nyirabwo uvuga ngo okay buno n'ubwanjye umuntu man iki ni ikiganiro kinini twaganira utarakaye kuko ntabwo wararakaye ngo nabwiye abantu ngo kuboneza urubyaro ngo si icyaha ntabwo narakaye igihe cyose nigisha abantu ngo kuboneza urubyaro si icyaha ahubwo buriya reka nkubwire yego nibuze ubwenge icyo kiganiro ntuzongere kukibabwira ngira ngo nawe urabizi mari ntabwo wampamagaye nta nubwo undi muntu wese yampamagaye bazabireke njyewe mpari kugira ngo nk'umugeni wa Kristo yezwa ku kantu kose nta kuri k'umugeni wa Kristo ko kuboneza urubyaro abantu bose babwira ngo kuboneza urubyaro ngo bazagira ingaruka ngo bazarwara ibibyimba bazagira gute mujye mu bihaye Imana murebe ibibyimba barwara murebe amasera hafi ya bose arwara ibibyimba kubera ko batabyara kuki rero none se wakabimenye nyine kubyara ni byiza ntabwo ari cyose cy'ubwiza n'ububi bwabyo kuko nusoma Matayo 19 soma Bibiliya turasanga ari bibi turaza gusanga Yesu avuga ngo iyi Imana itubona mu byiciro 4 hari abantu bavutse ari ibiremba abo ntibazigera bashaka hari abantu bakonwe n'abantu abo ntibazigera bashaka hari abantu bikona ubwabo kubw'ubutumwa bwiza abo ntibazigera bashaka hari n'ab'Imana yaremye bazashaka ni ibyiciro 4 abamansera rero bikonye ubwabo kubw'ubutumwa bwiza ariko noneho kuko imibiri y'abantu nyababyeyi bazifite ari nzima zagombaga kubyara ntizibyare bagahitamo kuvuga ngo twebwe kubw'ubwami bw'Imana ntabwo tujya gushaka imibiri yabo ikreminga kubabara umuntu wabyaye ngo bidufashe nicyo cyaka kugusobanurira mwibeshya abantu ngo impamvu ngo wabyaye ngo warwaye ibibyimba muri nyababyeyi ngo warwaye kanseri ngo nukubera ko ngo wanze kumvira Imana ntabwo ari byo kuko bihaye Imana kubw'ubutumwa bwiza nyamara nabo ntibabura kurwara ibyo bibyimba muri nyababyeyi kandi bo bari mu murimo w'Imana n'impamvu y'umurimo w'Imana bateye kutabyara no kubeshya abantu ntago ndatanga icyigisho cyo kubyara cyangwa kutabyara nicyo uri kwigisha urimo urabwira abantu bose nakubajije ngo abantu ko bari kuvuga ngo yego nk'ubu hano harimo audio wumva y'umuntu utari uwo mu Rwanda wambwiye ati koko Pamphile Erega Maria atubwire ngo kuboneza urubyaro se kandi ngo nubwa kabiri harucishije icyo kiganiro umuntu arajya kuguha raporo Mari urankoresha urampemba kuki atari njye bibwira ko ari njye wakoze ikiganiro oya bandika commentaire barazitera commentaire nawe urabizi ntabwo ari ikibazo cyo kuzitera no kutazitera ahubwo abantu nibicare batekereza Maria none se wowe utubwira kuboneza urubyaro uraturerera ntabwo mbabwira kuboneza urubyaro njyewe ntabyo mvuga yego ndavuga ubivuga ntabyo mvuga ndavuga ngo abantu bababwira ngo ijambo kuboneza urubyaro ni icyaha iryo ubwabyo Mari uzi kumva umuntu ngagiye mu mwuka akavuga ngo wowe uravuga ngo kuboneza urubyaro si icyaha no yego ntabwo ari icyaha twebwe rero ntabwo turuboneza twebwe se dukoze icyaha n'amahitamo yanyu
ahubwo wewe kuri nuza waranditse ngo kuboneza urubyaro si icyaha ariko wifata n'abantu bataboneje ngo twite nkaho ngo turi kubyara ngo abana tudashoboye kurera urambeshyeye kandi ubivuze urambeshyeye ngo byara abana benshi ngo utashoboye ngo Imana ngo ijya kure mu muntu ngo yabanje kurera ngo yabanje gushaka ngo ibizamutunga ngo none twebwe aba turi kubyara ngo ntabwo ikibazo rero abantu bazi gikomeye ntabwo ikibazo cyonyine kiba mu kubyara ahubwo kiba no mu kurera kuko niba ubyaye umwana utamurera isi zamukorerera urarera ukanasenga ntabwo kuhereza umwana ibyo akeneye gusa yego byarera umwana yego kuko nubundi ushiduka byanze ariko iyo wasenze Imana iragufasha ndabyemera hanyuma rero uwo ni Mariya ni bangaye basimbuka ibipangu ibyo ngibyo rero urabishoboye hanyuma noneho hari ababyara nta no gutekereza ku agatabyara akavuga ati umwana wanjye umwana wanjye mfite miliyoni wenda 100 zizamurihira amashuri ntabwo ari by'Imana itangira abana kuko uyu mwana numurera akajya kwiga mu bigo bihambaye gusa ariko ntumurere ngo umutoze kubaha Imana myinshi kuri iki kintu reka tukireke Mari no kubera ko gitandukana ku myumvire gusa iyaba nigeze nakubaza ngo Imana ishaka kugwamaga kugera mu gisirikare kandi itegeko ry'Imana ngo ntukice nyamara abasirikare barica yari ku rugamba arica ariko Bibiri imuhana iyamenya amaraso y'utariho urubanza bishatse kuvusobanura iki rero bishatse gusobanura ngo ntabwo Imana igeze ivuga ngo ntukice umuntu mu cyongereza akoresha ijambo to kill ariko Mose ntigeze akoresha ijambo to kill yakoresheje murder ni ukuba n'ubwicanyi bumeze nkaho ari umutima mubi gutera kwica rero ni musikara ari mu rugamba kwica umwanzi nta cyaha akoze ariko nasanga turi mu kiganiro gutya akavuga ati ngiye Pamphile ndakwanga nka kwica ni icyaha akoze ni nacyo kintu dukwiye kwicara tukabwira abantu rero nk'abayehova nta muyehova wemera ibintu by'ubuyobozi aho biva bikagera ntibaba abasirikare kuko ngo abasirikare barica ariko umusirikare kwica ni umuhamagaro w'Imana icyo abantu bicara kera ku bwa kera Imana yavuga ko Abisirayeli bagomba kugira igisirikare gikomeye niyo mpamvu Imana ifite ingabo icyo kintu abantu bakwiye kukimenya Pawulo asobanuye neza ibyabyo aravuga ngo abatware ntago batwarira nkota ubusa ndashaka ko tukigarura hano rero Mari ndashaka ko tukigarura hano nicyo mbikubwiriye niba Bibiliya yavuze ngo ntukice uburyo bwose uzakora ukica ni icyaha mu maso y'Imana unyumve neza wakwica umuntu wavutse cyangwa indi taravuka uburi umwicanyi mu maso y'Imana urundi rugero rubi rukomeye abantu batabasha kumva ntabwo umfite uburenganzira cyangwa ububasha kukugena niba umugore wanjye wenda nk'urugero atwite muganga akavuga ati Pamphile twice umwana dukize nyina cyangwa tureke tuvutse umwana nyina ari bupfe nta burenganzira mfite ku ijambo rya nyuma gupfa no kubaho ku buzima bw'umuntu Mari iki kintu sinzi n'ucyumvisha tujya twumva abantu bagera kuri bene izo kesi ni ikibazo kibaho cy'imyumvire gusa kuko nk'ubwo niba abayehova bavuga ngo umusirikare wese n'umwicanyi ntabwo ari byo kuba umwicanyi no kuba umusirikare ni ibintu bitandukanye kujya muri politiki ukayobora Daniel yabaye muri politiki yaba Yuda aba mu y'abakarudaya aba mu y'abamede aba mu y'abaperesi kugeza kandi yari umuyobozi hejuru uziko Daniel yari we wayoboraga abapfumu n'abarozi bose bo mu gihugu kandi ari umukozi w'Imana ari mu muhamagaro w'Imana rero ibi bintu twe gusetinga ibintu byose mu buryo bumwe rwose abantu babyumve ko uburyo bwose bwo kuboneza ubyaro bukuramo inda ni icyaha bwose bubamo kandi nicyo kibazo abantu benshi batabasha kumva icya kabiri dukwiye kumva tukanasobanukirwa imibiri yacu ntabwo ari yacu ngo twigenge twebwe turabe Imana niyo mpamvu niba uziko birirwa ngo n'imisatsi yo kumutwa nyirabazi twakabaye dusobanukirwa akantu ku kandi k'ubuzima niba Mariya ugiye kwibagisha ukwiye kubanza gusenga ukabaza Imana nibagishe kuko kwibagisha ugiye gukora hari modification ugiye gukora ku mubiri ariko ndushaka kujya kwibagisha amabere urwayemo kanseri ngiye nkajya kwibagisha amabere kugira ngo bayongere ngo abimane none se byanditseyo muri Bibiliya kujye kwibagisha agomba kubibaza Imana aha nubwo senga ukabaza mwuka ese Mari umwuka wera n'Imana bitandukaniye nyine ni Imana nyine ntaho bitandukaniye Paulo yaravuze ngo ntabwo muri abanyu ngo mwigenge mwaraguzwe bivuze ngo niba ntari uwanjye ngo nigenge ntabwo nemererwa kwikorera ibyo nshaka kuko sinkiri uwanjye gusa niyo mpamvu nk'urugero udashaka kujya ahantu hose ngo urare utavuganye n'umugabo atabikwemereye kuko wemeye kujya mu butware bwe kandi nawe abikora gutyo kuko mubanye neza rero niba Mariya arwaye amabere ni urugero nguhaye
bakamubwira ati turakubaga amabere kugira ngo tukuvure. Ariko Pamfili ubwo na Pamfili n'undi mukobwa duvuze ati Pamfili ufite utubere duto reka kandi urashaka kugira ibere ngo bimeze nk'ibya ari abagore b'abanyamerika bajya bikora gutya cyangwa ngashaka kugira ibibuno ngo wumva mu Rwanda hagezweho ikintu ngo kitwa nyashi kugira ibibuno binini bitereye iriya. Abantu baragenda bakababaga bakabatera imisemburo kwa ngo bagire ibibuno bibyimbye kugira ngo nyine ngo bikurura abagabo. Uyu muntu impamvu imuteye ubwabyo ni icyaha kuko ubwibone mu muteye kujya kwiteresha ibibuno binini. Ariko Mariya ugiye kwibagisha ikibuno ni impamvu y'ubuzima yarengeraga. Nubwo bose babazwe bakorewe ibintu bimwe ariko impamvu iri inyuma y'ibyo bintu iratandukanye cyane. Rero icyo kintu cy'impamvu nayo ubwayo bicyaha. Icyo yabaga twabyumvaga gutyo twakagiza amahoro. Hanyuma Imana nibwira Pamfili ngo haye umwana, Pamfili kwe kumwakira ku mpamvu yari yose kuko Imana izi impamvu guhaye uwo mwana. Ariko Imana nibwira Pamfili ngo haye umwana, hanyuma nk'abantu waya nago nshaka kubyara ngo meye Imana. Icyo kintu abantu bacyumve gutyo. None se mfite ikibazo nikubwira ngo nguhaye umwana sibyo? Yego. Warangiza n'ubundi ugakoresha bwa buryo usanzwe ukoresha. Mari ndarahira ukuri kw'Imana ko naho wanywa ibinini byose byo kwisi byica intanga Imana kwe ngo nguhaye umwana aravuka. Yego. Ibyo wanywa byose. Nibashake none se bundi sibyo? Ibyo nukuvuga ngo abana bose bavuka bari mu mugambi w'Imana. Ntabwo ngiye ngemera. None se kandi uri kumbwira ngo dore icyo nshaka gusobanura ko iki kintu. Cyane nukuri heka nkubwire Pamfili gabanya iki kiganiro kuko tubyihore tubivemo. Sibyo? Umva nkubwire. Impamvu utsinzwe ni iyo ngiyo. Umva uragarutse witsinze penalty. Nta kibazo. Utayitsinda uravuze ngo umwana wese uvuka arimo uko wamurwanya kose yabaho. Sibyo? Ntabwo ari byo muzi. Umwana wese Imana yavuze kazabaho. Yego. Abaho. Yego. None njya wona gambiriye kabaho. Wowe uri Mariya ntabwo uri Imana. Ndakubaza. Kuko nashatse kubyara nzabyara. Mari. Ibi bintu dukwiriye kwemera iki? Nyine mbabwire ngiye nshatse kubyara. Yego. Imana ntibishaka. Yego. Nzabyara. 100%. Ndaguha urugero kuri Aburahamu. Aburahamu yabyaye ku bushake bwe. Ku bushake bwe. Yabyaye Ishimayeli. None se Imana kuki itamwimye umwana? Wakabimenye nyine. Ubu menya rero ngo abana bose bavuka ku Imana yabyiye. Ntabwo ari byo. Iyo ni imyumvire ipfuye itari ukuri. Kuko ubushobozi bwo kubyara Imana bushize mu muntu. Ubushobozi bwo kubyara. Ariko hari abandi batari kubyara. Abo nabo rero ni Imana yabimye ubushobozi bwo kubyara. Ibyo nabyo tubyifate gutyo. Kuko biratubwira ngo Imana niyo yazibyinda Sara. Ntabwo yizibye Aburahamu. Kuko byanashoboka ko Imana iziba Aburahamu. Ariko yizibye Sara. Hanyuma Aburahamu kuko we abasha kubyara. Aragenda abyara uko byumva nuko abishaka. Ariko bitandukanye n'ibyo Imana yari yamubwiye. Yari yamubwiye ngo kuri Sara niho nzaguha umwana. No kuvuga ngo hari abana turi kubyara batari mu mugambi w'Imana. Ibyo ni wowe byivugiye. Namara ni kuvuze. Impamvu bivuze umva icyo nkubwiye. Mariya menya neza niba Imana yahaye Pamfili ubushobozi bwo kubyara. Buri munsi se tubyara kuko yavuze. Buretse usobanura icyo ndi kuvuga. Ni Imana yahaye Pamfili ubushobozi bwo kubyara. Igihe Pamfili ubushobozi bwo kubyara azabukoresha nabi. Nkabyara ku mugore wanjye Liliane Kariza. Nkaza no kubyara kuri Mariya. Icyo ni icyaha. Hanyuma se kibaye icyaha gute kandi naho mpabyaye? Hoya ni umugore wundi. Aho rero nashaka gusobanura kuri cya kintu cyitwa abantu basakuje ngo natutse ibinyendaro ntago nabitutse. Ahubwo icyaha cy'ubwo busamanye cyabayemo. Uwo mwana uvutse Imana we yamugira neza amukoresha. Ariko Pamfili ijya kuvuga ngo reka ngo no mwana ngo ngiyewe nakoraga umurimo w'Imana ngo kuko Imana ashaka ko umuntu aza ku isi. Oya, ntabwo ari byo. Ngiyewe nakoze nabi, nasambanye, nkwiye kwemera icyaha cyane cy'ubusambanyi. Kuba umwana wavutse yavutse. Uyu ni umwana afite uburenganzira bungana n'ubw'abandi bose ku isi. Ariko si igihe uri kubyarana n'umugore wawe. Sibyo? Yego. Icyaha ufite ni iki? Ntacyo. Nta cyaha kirimo. Nibyo? Rwose. Niba uri kubyarana n'umugore wawe nta cyaha kirimo. Nose mugira ikibazo cy'abantu bari kwibyarira. Ngewe wigeze wumva mfite iki? Iyo ugiye kubwira abantu ngo nyine ubwo hari ababa bafite ikibazo. Ese Mari wabyumvisha ko ari cyose imyumvire gusa atari ikibazo cyo. Oya, noneho hari ukuntu wowe rwose na harya ni wowe mu pasiteri wundi muri rwose bantu mwashubije ibyifuzo by'abantu n'ubundi bifuzaga kuzijyamo. Mariya ndashaka kugusobanurira iki. Imana afunze inda ya Sara. Sara nta kintu ari gukora ngo abyare kuko Imana arayifunze. Ntihigeze ifunga inda ya Aburahamu,
niyo mpamvu Aburahamu yabyaye abandi bana 7 hanze y'Imana yari yamubwiye, kandi abo bantu ntabwo Imana ibafata en charge, iguma irindi isezerano avuga. Ariko umuntu uri kumwe n'umugore we ntago wajya kumubwira ngo najye murona, wenda wabwira abantu uti mwebwe mwigenda mubyaragura, ariko kubona abantu biyubakiye urugo bari. Ariko se Mari, ngiye bigeze nkubwira ngo nabwiye, hari wigeze umva na rimwe mbwira umuntu ngo najye murona? Nyine iyo babwiye ngo kujya murona po si icyaha, ntabwo ari icyaha, kuko nabwiye ngo yijyemo, kuko ngo abana ngo none hari ukuntu mudushota akantu ngo iyo byaye abana ngo bakananirwa kwiga ngo bagasonza, kandi na babiri barasonza, n'umwe ninda yawe yonyine wivuga utyo, kuko dufite n'abantu batashatse kandi bashonje nyine nibyo badafite responsibility. Rero ibyo bintu mwishakira ku ngaruka z'ibyaha biri hano mu isi, kuko kuba icyaha kiri mu isi hari ingaruka zikigomba gutera. Twe kuhita tubihuza ngo kubera ko ngo abantu ngo banze kubyara ngo cyangwa se ngo babyaye abantu bake, oya, ahubwo ni mureke twite ikintu cyose Imana yise icyaha tukita icyaha, ikintu Imana itise icyaha twikita icyaha. Uyu mwuka ngo muvuga ngo ni umwuka wera uzubabwira ibintu bitari muri Bibiliya, bitari muri Bibiliya, akabisetinga hano. Ari nabyo nahoze nkubira ku badive, kuko wabaye mu dive, niyo mpamvu gwaye nk'urwo rugero. Nibo ngo umwuka wera ngo yahishuye abantu ngo bave mu migi bajye gutora mu cyaro. Uwo mwuka wera atandukanye n'ibyo Yesu yabwiye abigishwa, aravuye ngo mundindire hano Yerusalemu. Kuki atavuye ngo nibajye Galilaya, nibajye Nazareti, akavuga ngo nimundindire hano mu murwa, niho nzabahera umwuka wera? Ntabwo bizi ariko birivuga se. Rero hari ibintu yego Mariya, Imana nikubwira, nabikubwiye ngo nikubwira ngo haguruke, uzahaguruke, ariko ntabwo twese tubwiye ngo duhaguruke, kuko bishoboka ko umwuka wera mu none si njye ntago yigize intuma, ariko ziko arabituma ikabwira ati genda babwire bakure guhagarika urubyaro. Yaha, ako kantu reka ariko dusorezaho rero. Hari ubutumwa bw'umuntu ku giti cye n'ubutumwa rusange. None se ubutumwa rusange rero ngo bwira abantu bo kuboneza urubyaro, sibyo? Ati ni ko umwuka w'Imana yantumye. Yego. Icyo gihe abakoze nabi? Ntabwo akoze nabi. None se nanjye nicyo kibazo nkubaza. None niba umwe ari kuvuga ngo umwuka wera, si umwe uri kubivuga, ni benshi. Yego. Noneho ukabahita kubitaho ko kuboneza urubyaro atari icyaha, tuzemerera nde tureke nde? Aha, nicyo aricyo dusorezaho. Njyewe iyo nigisha ubutumwa rusange, iyo ndi kwigisha ibya Bibiliya nigisha ubutumwa rusange bwa Bibiliya, ariko ntabwo ninjira ku buzima bw'umuntu ku giti cye. Ubuzima bwawe Mariya bwihariye. Reka ngo nk'urugero, uyu munsi Imana ishaka kuvuga ngo Mariya umare kimwe cyose utarya, kora amasengesho kimwe cyose utarya utanywa, kuko hari by'Imana ishaka kuvugana. Donc Imana ikakubwira gutyo, ntabwo bivuze ngo twese ku isi turekeraho kurya. Iyo uri kubibabwira, ariko uba uri kubwira abantu batuye ku isi, wowe nibo ndi kubwira rero. Noneho na wa wundi uzatubwira yuko Imana yamubwiye ko kuboneza urubyaro itabishaka, nawe yaje avuga ko ari umwuka w'Imana umubwiye, nawe utubwiye ko ari umwuka w'Imana ukubwiye. Iyo myuka itandukanye iri kuvuza. Ikintu cyiza rero, nta na rimwe muzigera mwumva umwuka umwe ari wavuga ku isi. Imyuka izahura ivuga ari myinshi. Icyo umuntu akwiye gukora ni ukubigenzura ijambo ry'Imana. Biroroshye, kubera ko Mariya, Bibiliya niyo muyobozi Imana duhaye. Naho ibya Pamfili yeretswe, ibya Mariya yeretswe, ibya Ntuza yeretswe. Ariko ntabwo nigeze nerekwa iby'urubyaro. Nibyo nshaka kugusobanurira. Ibyo bintu byose tuzajya tubyakira, tubigenzura ijambo ry'Imana, turebe niba bitagore ku butumwa bwiza dufite buhari bwo kuyobora abantu. Kuko nsoze icyo mpitambwira abantu muri rusange, yo mbabwira ngo kurenza byose icyaha, ndababwira ngo Imana nijya guca urubanza, ku munsi w'urubanza niduhagara imbere y'intebe y'Imana, izasoma ibyanditswe muri Bibiliya. Ntabwo izaza mu biri mu Banyarwanda. Sinzi ikintu mvuze niba ucyumvishe Mariya. None wowe uri watubwira ngo imyuka izahura ari myinshi. Uwo mwuka wawe nuriya mwuka, umwuka ubuza abantu, ubwira abantu kujya murona po, n'umwuka uri kubuza abantu kujya murona po, tuzamenya ari ibi. Muyigenzura ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu Imana mu mpano z'umwuka yatanze impano yitwa discernment, cyangwa se kurobanura imyuka. Abantu bakwiye kubyumva. Mu gihe Yeremiya yahanuraga, hari abahanuzi ibihumbi n'ibihumbi bahanura bitandukanye n'ibyo Yeremiya yahanura. Nyamara Yeremiya agahanura ari umwe, agaragara nkaho ari ikibazo kuko baranamukubita akamufunga. Wowe ntago uri umwe rero, wowe uri kumwe na Rutayisire, mwese muri gushishikariza abantu kujya murona po, ndetse n'abandi benshi, muri benshi n'abandi ni benshi. Namwe ababwira abantu oya, nge ntukiremo, nge nakubajije ati icyo kintu ni uwuhe mwuka wakikubwiye, nuri ikamubwira gutya, twebwe tuzemera ibi.
njyewe kandi mwese ko mwamwa nabisobanuye Maria kugeza umusara nyine ntabwo nkubwiye ngo bisubiremo sinzigera nemera icyaha kiri hanze ya Bibiliya ntabwo nzacyemera ikintu gishoboka Maria nuko iki wenda ikintu Bibiliya yavuze muri buno buryo twe dushaka kugihindurira uburyo gikorwamo nk'urugero reba nk'ubutinganyi Bibiliya hari bivuga iteruye ijambo butinganyi ahubwo ikavuga ngo nk'urugero nko mu Baroma igice cya mbere kuva ku murongo wa 18 Paulo avuga ngo abantu ntibakoresha ngo abagore bakoresha imibiri yabo ibintu itaremewe ntabwo wemeza 100% ko ari ubutinganyi nyirizina ariko nk'urugero reba dufite abagore n'abakobwa n'abagabo bafite ibitsina bagura mu maduka ugasanga umugore afite igitsina cy'ikigabo yaguze cy'ikimashini acomeka yego Mari erega ngiye mba mwitangaza makuru ngo wenda wowe n'imyaka uri mushaka kuba n'ibyo nutabizi ariko dufite abanyarwanda hano none basiga bazana mwitangaza makuru kavuga ati ngiyewe naragengura igitsina cy'ikigabo hariya mu iduka aragifite nicyo ngicyo nicyo kigabo cyafite sibyo ibi bintu bitandukanye n'iby'umubiri waremewe ni icyaho bwabyo nyamara yibwira kadasambanye nk'urundi rugero kwikinisha ni icyaha nyamara bira ntivuga ijambo kwikinisha ubwaryo ahubwo uyu muntu akoresheje umubiri we ibintu utaremewe kuko n'umuntu uri kwikinisha agira setting y'ikintu y'umuntu bari gusambana ibyo numbwira ngo Imana yagutumye ngo kwikinisha ngo abantu bikinisha ngo ni icyaha nzabyemera nubwo bitanditse muri Bibiliya kuko ni icyo abantu bakoze bahinduye uburyo bw'ubusambanyi noneho babuzana mu bundi buryo ariko nanone nituza kuvuga ngo Mani uzi ko ijambo onap ni impine nkuko twavugaga wenda nkuko tuvuga kera twavugaga orenfor bunsi tuvuga arabiye uyu mwuka wero kubwira abantu ngo Maria yagiye muri onap cyari ikigo cya leta cyabaga icyo gihe uyu munsi niki kibaho ubu no kuboneza urubyaro rega ego rero yaba Mari ako kano twakabaye tukitondera kuko Mari ngiye nabanye n'abahanuzi aho umuntu yitora gahimba ikintu Mari ntiwabayeho mu gihe cy'ubuhanuzi bwavuga ngo inkokora zo mu buriri wabayeho mu gihe cyabwo uyu munsi byagiye ko nta muntu kirondora undi inkokora zo mu buriri ariko ibyo bintu ntibikineme urabizi ko umwuka wo kurondora nutakiba ntiwivuga gutyo niba umwuka si byose nkubwira ni ibintu byaracitse twarivanze ubu umuntu wese agiye kwimenya ku giti cye yego ku buryo njye narakubwiye yaba ari inde nta muntu n'umwe nafataho urugero mfata ni Kristo wenyine ibyo biraduhagije twicare hanyuma rwose ntabwo mbwira abantu ngo ubyare abana ushobora guha ibiryo cyangwa kujyana mu mashuri oya ahubwo ubyara bushobora kurera bitandukanye no kubajyana mu ishuri ahubwo no kwicara ukamutoza Imana kuko niba hari ikintu mpora ntekereza Mari uyu munsi ibaze umushahara mpembwa ku kwezi cyangwa wowe uhembwa cyangwa undi muntu ahembwa mpita mfataho kimwe cya kabiri cyawo nkacyohereza FDLR ndi mu Rwanda ndakubwiza ukuri ntabwo leta y'u Rwanda wayikira kuko icyo gihe utera inkunga umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ntabwo leta y'u Rwanda uzayibanaho amahoro rero kuko ntabwo bazabikwemerera ni nacyo kintu mpora mbwira abantu babyeyi mubyara bagabo bagore murera abana banyu mu batoze kubaha Imana niwo murimo watumye Imana ibaha abo bana naho nushaka kubyara 10 cyangwa 100 ariko kandi none mutekereze mwabagabo mwe kuki abagabo muhura mushoka abagore ngo barabigiye kuboneza urubyaro mwabagabo mwimwe mwagiye y'ubundi nizere ko umunsi washatse kuruboneza ari wowe uzajya nzajyayo da niba ni umunsi washatse kuruboneza ari nge cyangwa wararuboneje ntabwo naruboneje ya rwose mutazatekereza ko nibimvuga ngo naraboneje urubyaro oya rwose mutazumva mbwira abantu mwagira ngo mbora pampiri ngo ubwira abantu kuboneza urubyaro wowe utaruboneza jewe nigisha abantu Bibiliya ntabwo Bibiliya suyibigisha aho byanditse ko kuboneza byanditse rero ko kuboneza urubyaro ari cyaha muri Bibiliya nyine bimbwire nawe mbwira impamvu ubwira abantu ngo ntibaboneze urubyaro ijambo ryari bikubwiye urambeshyeye ntabwo nigeze mbwira abantu ngo ntibaboneze urubyaro narababwiye ngo umuntu ukubwira ngo kuboneza urubyaro ni cyaha arakubeshya kuko ntabwo byanditse muri Bibiliya ubwo ni nyine wamaze kuvuga ko kuboneza urubyaro atari cyaha ibyo rero nibyo we wumva no ya kandi ariko uri kubimbwira
Mari twimuke kuri no sije tuyiganiriyeho ibihagije ntekereza ko ahubwo oya n'ubundi nta gisubizo nge kinyuza umutima mfiteho nta nubwo nanakweshyura bizi nge kuri kwanjye kuba ku munwa yego ntago binyuze nta nubwo byananyura erega kandi nta nubwo ubereho kugira ngo unyure imitima yacu twese yego wowe ugomba kuvuga ibi ibyo wumva byakugira umumaro n'abandi nsaba imbabazi abantu bancirira ubanza wenda bakagwa ndashaka kubasobanura akantu kameze gutya bitewe n'inshingano uhagazemo n'iby'Imana izakubaza ikintu mvuze uracyumvishe umusirikare Imana izamubaza impamvu yarafite irambunda u Rwanda rukabura umutekano ariko pasiteri Imana izamubaza impamvu abanyarwanda babaye abanyabyaha kandi afite ijambo ry'Imana ryakabayoboye ntago pasiteri kwe kujya gufata imbunda nta nubwo umusirikare kwe kuza gufata Bibiliya ni batandukana ntago Perezida Kagame Imana amuhaye kuyobora u Rwanda ngo azabajyane mu ijuru yamuhaye kurinda u Rwanda n'ubusugire bwarwo arurindishije imbunda pasiteri Imana aguhaye kuyobora u Rwanda ururindisha ijambo ry'Imana iyo mvuga mba mbwira abantu mpagaze mu nshingano zo noneho reka mvuge ngo zo kurebera mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka ibintu byose mwicare mu bitekereze na harabanavuga ngo iyo mitingo y'abazungu ubu abagorozi bo barabikemuye ni ibintu bya kinyarwanda gusa ariko hari ibintu tugira ukabona ko byaje mari ubujije atari ikibazo cy'ubukristo rero nibwirira abantu badukurikiye uhita unasoza yego iyo igihugu cyatewe abasirikare ku mupaka baba barinze babasha kudefanda igihugu ariko iyo bigeze kure buri muturage wese baramubwira ngo bamaso yego sibyo mu buryo bw'umwuka ndagira ngo mbwire ngo abakristo babe maso yego buri muntu wese ku giti cye ntawe ukimurwanirira afite shatse kuvuga iki shatse kuvuga ko sibyo ubu ngubu buri wese agiye kuzajya asenga Imana akayibaza iby'uru rugendo ko niko byahoze oya hari abantu bicara bakazategereza inyigisho zizaca kuri nk'ubu isi yabaye umudugudu uravuga buri wese agafashwa akavuga ati ijambo nanindi ikeneye ndagira ngo mbabwire ngo nibige gusenga Imana ku giti cyabo no gushakisha muri Bibiliya kuko ibintu byose tuzabona ku ma YouTube ntago bizatugirira umumaro kuko buri wese agiye kuzajya yimenya niyo mpamvu mvuze ngo nk'uko igihugu gishobora kubwira umuturage hari igihe bigize batubwira ngo muri Ukraine byakomeye ngo babujije n'abaturage ko guhunga ngo nabo niba bafashe kurwana sibyo oya n'uyu munsi mu Rwanda buri muturage n'ijisho rya mugenzi yego noneho no kuvuga ngo no mu buryo bw'umwuka witegereza ibyo bari abapasiteri ibyo bapafire babangaba bafite amacano bazakubwira hari abantu baba bambwira bati rwose ijambo ry'Imana redufasha ati tujya kubona tukabona badushyiraho ijambo ry'Imana reka mbabwire ijambo ry'Imana muri mugure Bibiliya muyicarane mujye mwiga no gusenga n'igitabo cy'indirimbo kuko ibintu byose muzabona ku macano siko bizabageza mu ijuru gusa ni byiza ko amacano agomba gukora umurimo w'Imana ariko siko bikimeze amenshi nk'ubu ngewe hari ibintu njya mbona abantu babaye abasesenguzi sibyo abantu baba basesenguzi kandi ikibazo basesengura ibintu bitagenda neza ariko numva ibyiza umugenzi wawe yagihuye yarashwe uhita wihutira kumusonga ntago ari byiza sibyo nayo mpamvu usanga izo nkuru ni nazo zirebwa kanaka ati yahanganye na runaka ugahita ukirikaho ugahita uvuga ati iyi nkuru niyo nashakaga iyo bakamana yo kuvuga ijambo ry'Imana nyinshi nta nubwo ziba zikunzwe niyo mpamvu ndi kubwira abantu ngo nibambabarire bamenye Imana basenga Imana kuko igihe kizagera ibyo byibagirane byo kuzajya bategereza iyo bakamana rizima ku ma YouTube nge niko navuga ntabwo ari ku ma YouTube gusa ndashaka kwibutsa abantu ko nta na rimwe Imana yigeze ihamagara itsinda ry'abantu ihamagara umuntu ku giti cye umuntu ku giti cye kugura Bibiliya ni kimwe ariko no kuyitunga no kuyisoma ni ikindi kuko nagiye mbona abahanuzi basengera abarwayi abadayimoni akamukwitabira mu mutwe akayimukubita kenda kumukura mu mutwe ubwabyo ni ubuyobe kuko Bibiliya siko bayirwanisha Bibiliya bayirwanisha kubuyizi mu mutima hanyuma ntabwo imirongo yose muri Bibiliya irwana buri gihe hari ahantu ugera ugakenera ibyo mu itangiriro hari naho ugera ugakenera ibyo mu byahishuwe ibyo nuko Bibiliya irwana bitewe ni situation ugezemo nicyo gice urwanisha ntabwo rero gufata zira mpapuro zira ni impapuro nk'izindi
ariko iyo zagize mu buzima bwawe zikaguhindura nizo zihinduka inkota. Noneho ntabwo inkota ari kino gitabo nk'igitabo, ahubwo inkota ni ukumenya uko iryo jambo riri burwane bitewe na situation ugezemo. Niba ugeze ku cyaha, uko ijambo ry'Imana kubiya kurwana siko uri burwane uri gusengera umusazi. Niba ugeze mu karengane ntabwo uri burwane nk'umuntu uri guserebura mu bukwe. Kandi byose ijambo ry'Imana ribitangaho umucyo. Mwifuze kugira umwuka wera, kuko icyabaho icyo ari cyo cyose ujye ucunga ko umwuka wera atakuvuyeho. Ndabinginga ujye urwana no kwanga umwuka wera atakuvaho, kuko umwuka wera kuvuyeho n'ubugingo buzaba burangiye. Nicyo kimenyetso kirakwereka ko wamaze kutakaza n'ubwenegihugu bw'ijuru. Ariko niba ugifite umwuka wera, mutandukanye umwuka wera n'amarangamutima abantu bihimbira. Ndavuga umwuka wera Bibiliya uko uyivuga, kuko umwuka wera n'Imana izakabana n'ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi. Bizatuma umenya ko umukibanye n'Imana cyangwa itagihari. Udasigaranye ingobyi umwana we yaraheze kera. Mujye mucunga buri gihe ko umwana kirimo ari active, umukuremo umwurutse rebe ko ukimubona. Nagira ngo iki gice tugisoze, hanyuma mpite ngo umwanya itanga ubutumwa cyangwa tubushyire undi munsi. Ubwo byarangiye, reka dusoze iki ngiki. Ubutumwa tuzabushyire undi munsi. Gusa kino gice kiratinze cyane bitewe nuko cyari gikenewe. Kuko iki kintu ngiye mbishimiye Imana ko numvaga gikwiriye kuba kiriya, kuko ntabwo nyine abantu ni ikibazo cy'imyumvire mari, ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari gishubije inyuma. Twumvishe buri wese ikibazo cy'imyumvire. Imana igumugisha byonyine kuba wakizanye, kuko byanashobokaga kuri bukimbwira inyuma ya kamera guherekeje cyangwa se kiza. Yego, ariko ni byiza ko abantu basobanukirwa ijambo ry'Imana rigahinduka ubuzima bwabo bwa buri munsi. Nagira ngo wakanya udusoreze unadusengera. Reka mbwira abantu badukurikiye bo kubaka ku bantu cyangwa ku nshuti, bubake kuri Yesu. Bo kubaka ku bintu, mbese ibintu biri kuba, bo kuba abafanatizime babyo cyangwa se ngo babirebere, batuze basenge. Impamvu mvuze gutya, nta kintu kizaza ngo kikubite gutya ku bantu ngo vuge ngo turaje turi ikizira, cyangwa ngo niba bizana bababwire ngo tuzanye ibizira. Bazabizana mu kinyabupfura, byinjire mu kinyabupfura, bikore mu kinyabupfura, sibyo? Ariko atari ibyera. Niyo mpamvu ndi kubwira abantu ngo basenge ku giti cyabo. Reka senge n'ubundi, ariko mu by'ukuri umutima wanjye ndi kumva ukuntu mbyumva, ndi kumva abantu b'Imana bamenye ubwenge, kuko ijambo ry'Imana bakaritunga mu mitima yabo, bakagira uburinzi muri bo. Nta muntu n'umwe uzakurindira, abapasiteri, abe idini usengeramo, kuko abanyamadini ubwabo nibo bazabitangira. Ukuri kwawe ntibazatumwa kuvuga, kuko abanyamadini nibo bishe Yesu. Ubwo rero mugira ubwenge, musenge Imana, nta dini murebyeho, usenge Imana ku giti cyawe. Reka nisengera Imana. Ntabwo byoroshye, iyi si nimba imaze kubibona, kandi uko ikuri kurushaho kurangira niko ibintu by'ibizira biri gutakatifuzwa. Nta kundi byagenda umuntu nabi maso. Uwiteka Imana Nyiringabo, Data wa twese mwiza uri mu ijuru, ukiranuka muri byose, ni wamamare ku buzima bwanjye, wamamare ku buzima bw'abakubaha. Mu izina rya Yesu Kristo nshinganishije abantu bawe. Nukuri njya mbona Satani abarwanya mu buryo butandukanye, ndetse agashaka ko ukuri kumirwa. Ariko ndakwinginze buri wese uzabona iki kiganiro, ndakwinginze uzamubwira ukuri nyirizina. Reka nkubwire ngo kubera ko ushoboye byose, buri wese uzamwisangire. Umuhe ivugabutumwa rizima, umuhe gukunda Bibiliya no kuyisoma, umuhe mwuka wera amugenge, kuko abana b'abantu ibyo bazaza kutubwira ibyinshi bizatuyobya. Na Bibiliya ubwayo irabivuga ko abahanuzi ndetse n'abigisha b'inyoma bazaduka. Niyo mpamvu nkwinginze Uwiteka, reba abantu bawe ubaha ubwenge. Ngaho dushoje ikiganiro rero, ndakwinginze Uwiteka Imana Nyiringabo, mwuka wera agisobanure, kandi buri wese uzareba iki kiganiro uzamwuzuze mwuka wera wo gusobanukirwa. Ni mu izina ryawe Yesu, amen.